Haleluya. Abari maso mwikirize. Haleluya. Umwami Yesu ashimwe. Ndashimira Imana ko ngize umugisha kongera kuboneka hano. Ni mu rugo nubwo tuba turi burengerazuba ariko twese hano ni mu rugo. Amen. Kubashitsi abasangwa bo barabizi ko turabana muri rugo. Amazina nitwa NSHIZIRUNGU Emmanuel. Ndubatse mfite umudamu n'abana. Ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo umuhamagaro. Ndi umukristo muri paruwase ya Gasasa ikorera mu karere ka Nyabihu ku itorero rya Kadahenda, ubwo ni mu rurembo rwa Rubavu, ariko nje n'umuryango wanje dutuye Musanze. Ndashimira Imana ko nongeye kugera hano mu cyumba cyo kuwa gatatu. Yesu aduhane imigisha. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Ndifuza ko dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya kabiri. Turasoma duhereye ku murongo wa 36. Ku murongo wa 36 turihuta tugeze kwa 43. Babwira handi dusoma umurongo umwe muri Samweli, turasoreza ku wundi murongo umwe mu mubwiriza. Tuvuge bike ibyinshi umwuka wera babivuga abari mu materaniro. Amen. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya kabiri ku murongo wa 36 haranditswe ngo bukeye umwami atumira Shimeyi aramubwira ati wiyubakira inzu i Yerusalemu uyigumemo ntuzayivemo ngo ugira handi uje. Umunsi wavuyeyo ukambuka akagezi Kidironi uzamenye neza ko utazabura gupfa, amaraso yawe azabe ari wowe abaho. Shimeyi asubiza umwami ati ibyo umbwiye ni byiza, ukuvuze mwa nyagasani niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Shimeyi aba i Yerusalemu ahamara iminsi myinshi. Hahise imyaka 3, abagaragu babiri ba Shimeyi baracika baja kwa Akishi mwene Maka umwami w'Igati. Bukeye babwira Shimeyi bati abagaragu bawe bari Gati. Shimeyi arahaguruka ashira amatandiko ku ndogobe ye aje Gati kwa Akishi gushaka abagaragu be. Nuko Shimeyi aragenda abakura i Gati. Hanyuma Salomo abwirwa ko Shimeyi yavuye i Yerusalemu akaja i Gati akagaruka. Umwami atumira Shimeyi aramubwira ati harya sinakurahije Uwiteka nkakwihanangiriza rwose nti umenye neza ko umunsi wavuyeyo ukagiraho ugana hose utazabura gupfa. Hari akabazo. Ukansubiza uti ibyo uvuze ni byiza, ndabyumvise. None niki cyakubujije kwirinda indahiro y'Uwiteka n'itegeko nagutegetse? Imana itubabarire cyane. Dusome muri Samweli igice cya 14 mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 14. Igice cya 14 mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 14 ku murongo wa 26 haranditswe ngo bageze mu ishamba basanga ubuki bushonga, ariko ntihagira umuntu wese ukoza inkoni ukoza intoki ze ku munwa, kuko batinyaga kurenga indahiro. Tusubiremo. Bageze mu ishamba basanga ubuki bushonga, ariko ntihagira umuntu wese ukoza intoki ze ku munwa,
kuko batinyaga kurenga indahiro Imana ibaha umugisha. N'umurongo umusigaye mu mubwiriza igice cya 8 ku murongo wa 2. Umubwiriza igice cya 8 ku murongo wa 2. Umubwiriza mu bitabo byanditswe na Salomo igice cya 8 ku murongo wa 2 haranditswe ngo nkugiriye inama ukomeze itegeko ry'umwami kubw'indahiro warahiriye Imana. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Mu bumbe Bibiliya nta handi turi busome, aho niho twateguye, kandi ndimwumve dusomye imirongo myinshi ngo mugire ngo bisobanura gutinda hano. Tuba tugira ngo tubihuze mu kubisoma kugira ngo kubivuga bitworohere cyane ko Umwuka Wera nubwo ari twe tuba duhagaze aha, akazi gakomeye gafite Umwuka Wera uri mu materaniro. Ndagira ngo rero nongere nifatanye namwe mu ijambo ry'Imana, kuko umwigisha agomba kugabana nabo yigisha. Ibyo mbabwira nanjye ndabyibwira. Icya kabiri, twifatanyije n'abari online batari hano mu rusengero, badukurikiye ku mbuga nkoranyambaga, nabo Uwiteka abarebe neza. Ndagira ngo mbabwire teme tugiye kuganiraho iravuga ngo ukwiriye kwirinda indahiro warahiriye Imana, kugira ngo amasengesho senga atagira inkomyi, ibyifuzo byawe bisubizwe n'Imana, amahirwe yawe atazagira agatotsi. Nuko wirinda indahiro warahiriye iki Imana. Iyo bavuga indahiro abantu benshi cyangwa se hafi ya bose bakomeye bagomba kuba bararahiye. Kuba baragize gute? Bararahiye. Hari icyo bita inshingano. Guhabwa inshingano bisaba kurahira. Kuba umugabo ni inshingano, urarahira. Kuba umugore nabyo ni inshingano, ukarahira. Ubu iyo tuvuga kurahira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni imvugo yumvikana cyane, keretse umwana naho abantu bazi ubwenge baba mu buzima busanzwe. Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ijambo bita kurahira ni ijambo rikunze kuba ahantu henshi mu mirimo rusange. Akavuga ngo umukuru w'igihugu arahirira kurinda u Rwanda n'itegeko nshinga, general ararahira, minisitiri ararahira, guverineri ararahira, meya ararahira, mbese abantu bararahira. N'abakora ibizame by'akazi iyo bamaze kubitsinda hari ahandi baje bakagira gute? Bakarahira, kugira ngo bakurahize kandi watsinze n'ikizame. Ugatsinda ikizame cy'akazi, ariko kandi mbere yuko utangira akazi ugomba kugira gute? Ugomba kurahira. Ugomba kurahira. Ibi byose mubona biba mu isi babikomora muri Bibiliya. Ndagutangariza ko indahiro warahiye. Indahiro ni umuyobozi wawe aho umuyobozi atari. Indahiro ni ijisho rikureba aho abantu batari kukureba. Indahiro ni umukoresha. Indahiro ni umukoresha wawe adahari. Indahiro iragukebura mu gihe abandi batinya kugukebura. Indahiro iba mu mutima. Indahiro ivugwa n'akanwa, ariko yamara kuyivuga igahita ija mu mutima. Kugira ngo nsome ahantu nsomye hategure, nakomeje gusigana n'Umwuka ariko arantsinda. Dore ko akwiriye kuntsinda nyine. Akwiriye kuntsinda. Iyo wanze gutsindwa n'Umwuka Wera ukora ibibi, ariko iyo agutsinze uba utagikoze ikibi. Ntabwo nakwirirwa mbaza Imana ngo Mana ngo ibi bintu ngo ahantu nasomye hararyoshye ngo cyangwa ntiharyoshye. No,
ntabwo ngewe bindeba ibi biryo mugiye kurya byateguriwe mu gikoni cyo mu ijuru niyo babitetse ariko nge ndi umuseriveri ndagira ngo mbaserive ariko sinjye wabitetse byateguriwe mu gikoni cyo mu ijuru. Haleluya. Bene data, niba hari ikintu Umwuka Wera yakomeje kumbwira n'abandi bari maso barabizi, nuko abantu benshi batacibuka indahiro bagize gute, barahiye. Abantu benshi ntabwo bacibuka indahiro barahiye. Abantu benshi ubu barenze ku ndahiro, kandi iyo urenze ku ndahiro ubu hisuba ruvumwa, ugira umuvumo. Niba hari ibintu bitoroshe nukurahira, ibintu byose uzaje mukabona harimo kurahira, uzabijemo witonze, uzabanza ubitekerezeho, kuko mu bintu badakora bahubutse nukugira gute, nukurahira. Mu bintu udakwiriye gukorana amarangamutima yawe gusa nta kubitekerezaho nukurahira. Kurahira ibintu byoroshe nibisanzwe, ariko iyo birimo kurahira ugiye witonda. Ukabona umukobwa apfuye kubona umusore w'ibituza wakenyeye ipataro, yamureba mu muhanda tuzabana, akibagirwa ko bazarahira ko bazagira gute, bazabana. Akabona kurahira ntibiramara iminota 3 akagira ngo ubwo biroroshe, ariko iyo ndahiro izakuzirika ubuzima bwawe bwose. Akabona kumanika ikiganza, nemeye kujana n'uyu runaka ambera umugabo, tubanye mu byago no mu munezero, mu bibi no mu byiza, arwaye cyangwa atarwaye, dukenye cyangwa dukize, nzakomeza kuba umwizerwa, sinzamurenza abandi bagabo. Yarangiza akavuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu, cyangwa Yesu agarutse kujana itorero rye, akumva n'indahiro imaze iminota 5, akamanura akaboko akagira ngo biroroshe. Ariko umugabo yataka amaze ati imodoka iri, ati nayigurishije, tuzagenda niki, ati murishira umuteto. Ngewe ngenda muri bisi, none ko dufite ibibazo, ku bibazo biri rusanga, ati ngewe ni wacu sinagiye n'amaguru, sinagiye muri bisi. None urajahe ko warahiye, urajahe ko warahiye, warahiye mu ndahiro, warahiye. Mwongere musubizemo sede y'ubukwe, urabona waravuze ngo mu bukire, mu bukire. Urajahe ko warahiye, basubizemo sede y'ubukwe urebe ibyo warahiriye. Ibintu birimo kurahira nukwitonda, nukwitonda. Umugabo nawe akavuga ati tubyaye cyangwa tutabyaye, nzakomeza kumubera umwizerwa, ariko hashira imyaka 3 akavuga ati wacu dukenya abuzukuru, sinshoboye kubana nawe utabyara. Akabaranyarutse, akabaranyarutse. Mu gihe umugore atarabyara akajya akabona umukobwa azanye umwana iwe mu rugo, ati murebe ko adasa n'uwo mwashakanye. Akamubwira ati wagiye ryari, ati niwe watinze kubyara. Urahira warahiye ngo iki, urahira warahiye ngo iki, warahiye ngo tubyaye. Reka mvuze ku ndahiro, igihe cyaturenga, ariko niba hari ibintu Imana ihanzeho ijisho, ni ibintu byose buri wese yarahiriye, kandi yitaye ku ndahiro kuruta ku makorasi utera. Imana yitaye ku ndahiro kuruta ku maturo utura, yitaye ku ndahiro kuruta ibindi byose uvuga uyikorera. Yitaye ku ndahiro warahiye. Hari umuntu umwe Imana yigeze gukosora, amarana n'uwo bashakanye imyaka 6 batabyaye, abararambiwe, arambiwe anyarukira hirya, atera umukobwa w'abandi ngo agiye kwipima,
kugira ngo Imana imwereke ko imukosoye avuyeyo aryamanye n'umugore we na wasaminda bahita batwitira rimwe ari babiri kugira ngo Imana imwereke ko imukosoye ibyo yagiye gushaka ahandi ko no mu rugo biriyo ikintu cyamubayeho kuko wa mukobwa ari we baryamanye mbere yahise amuhamagara tuvugana ndatwite kandi ugomba kujya umpa amafaranga menshi ubura uko nyakeneye ntazabivuga kandi umenye ko wanteye inda ntujuje imyaka yo gushingirwa amafaranga yose asabye akaja yamuhe asabye yaba agiye kurangura umukobwa akayamusaba yose agataha nta gicuruzwa azanye kandi bari abacuruzi umukobwa ati mpamagare se atekereza ko azafungwa atakira barakena umugore amwitegereje atari ko sha nje ndi kumva mfite ibibazo ngiye ku bitaro umudamu agiye ku bitaro avayo bamubwiye ko atwise ko afite umwana mu nda agaruka ari hejuru abwira umugabo ati tera haleluya sheri asanga umugabo afite urusyo rumuri hejuru atatera na haleluya ati zamura amavuta undi ati amavuta ze ndazamura ndayagira ati ubu tuvugana mu nda ati muganga yambwiye ngo dufite umwana abona umugabo nta haleluya arangije ati ndabona utishimye kandi umwana rwose nuwanje nawe amande mu ijuru bamuciye na yuko uwo mwana we wo mu rugo rwe azavuka we atarurimo ibaze gutegereza imyaka 6 tutarabyara ku mwaka wa 7 umwana yavuka we ukaba utarurimo ayo ni amande yo gutatira indahiro byageze aha amafaranga arashira barakena wa mukobwa ageze igihe cyo kumuhamagara ati rero ubu tuvugana ntabwo iwacu barambaza wanteye inda ngo nceceke ngiye kukuvuga umuhungu ahita yambuka umupaka agenda madamu windi igeze mu mezi 8 hashira ukwezi kumwe madamu warabyara abyara igihungu gisa na se gute abandi baje kumureba ku bitaro baramubaza ngo se uyu mwana yagiye ati sinzi yo yagiye ubwo n'ubuzima bubi bwo gutatira iki indahiro tatira indahiro abantu benshi bicara no mu nsengero bari no ku misambi baratatiye indahiro bakirirwa babwira Imana ibyo bayikeneyeho kandi bariho umugayo pere ngo biyunge nayo byibura biyunge nayo byarabananiye reka mbabwire ibyo byose ndi kubabwira nagiye mbibona kubwo gutatira indahiro ubu umugore ahetse umwana atagira umuntu umuhahira kandi se w'umwana atarapfuye kubwo gutatira iki indahiro undi nawe abayishanga bamubwira ko umwana we asa nawe kandi ntiyemereye kuza ngo amubone kubw'icyaha yagize gute yakoze nta kindi yazize kwihangana byaramunaniye atatira indahiro reka mbabwire uko Bibiliya ivuze iyi nkuru itangira ibabaje ariko kandi niko ukuri tugomba ukuri niwo muti dukwiriye kunywa tugakira indwara turwaye Bibiliya ivuga ko uyu mugabo witwa Shimeyi ni mwene Gera ngo umunsi umwe Dawidi yagiye mu kigeragezo nk'uko bisanzwe abakristo bose akorerwa urugomo n'umwana yibyariye witwa Abusalomo ngo umunsi umwe amukorera kudeta yicara ku ngoma ya se kandi apanga ko se nahinguka agomba gupfa ngo ariko abagaragu ba Dawidi kuko bamukundaga
ngo basohoka mu marembo babwira Dawidi bati nyakubahwa ubu tuvugana umwana wawe yafashe ingoma yicaye ku ntebe yawe yavuze ngo niwe mwami nuhinguka bakwice. Ngo Dawidi yari afite abahungu babiri b'abarwanyi bakomeye uwitwaga Yowabu n'uwitwaga Abishayi. Ngo babwira Dawidi bati nyakubahwa utubabarire ntusubire inyuma turugeze mu marembo y'ibwami umwana wawe twe turamushoboye tubabarire tumwice. Dawidi arababwira ngo umwana wanje ndamuzi ubwo yabitekereje kunkura ku ngoma yabitekereje gukora kudeta mumureke ahubwo sinshaka ko hameneka amaraso mu rugo rwanje ubu muze duhunge tugende. Ingabo zitinya kubaho tuhunge duhari urarara he? Dawidi ati aho ndi burare hose mu yandi magambo narangije kwitwa impunzi singiye gupfa ntarinjye urateza urugomo urugambi wanje. Dawidi ngo abarahunze ingabo ziramukurikira ari guhunga kuko atari byo nasomye reka nihute ngo ahungira yerekeza Imahanayimu niko nasomye. Ageze ahitwa Imahanayimu ngo haturukayo umugabo witwa Shimeyi mwene Gera ngo yitegereje Dawidi. Urumva umuntu wahunze nijoro wagiye nijoro inkweto n'icyondo ikanzu zacitse ibintu nk'ibyo mbese umuntu w'impunzi nubwo yaba yari umunyacubahiro umubona mu yindi sura. Ngo Shimeyi aramutuka mu bitutsi yamututse. Ubundi ijambo gutukana umuntu gututse nukubwiye icyo utarico icyo utarico. Hari abantu rero babwiraga icyo barico bakavuga ngo babatutse oyo yabaza inkuru ntiyatukanye ariko umuntu watukanye nukubwiye icyo ukabura umuntu akavuga ngo urimbwa kandi neza uzi kuri iki ariko imbwa inyuze hara bakavuga ngo dore imbwa ntago baba bagize gute ntago baba batukanye. Ikimenyetso cyerekana ko Shimeyi yatutse Dawidi nuko yamuvuzeho ibitari byo. Yaravuze ngo wamwicanyiwe aravuga ngo ikintu zize ndakizi nuko wishe Sawuli n'urugo rwe. Naringiye kuvuga ngo ko mwari muhari ariko uko mwabisomye Dawidi niwe wishe Sawuli. Dawidi niwe wishe Sawuli. Abasomye ba Bibiliya Dawidi niwe wishe Sawuli. Ahubwo se Sawuli apfa Dawidi ubwo yarari no mu gihugu. Niba mwarasomye Bibiliya ntiyari no muri Isirayeli. Dawidi yari mu Bufilisitiya hitwa Sikulagi niyo yarari. Sawuli apfa mutanagira ngo Sawuli nta n'umuntu wamwishe. Sawuli yishise ku ngota agira ate arapfa. yariyishe kimwe mu mfu z'abantu barenze ku ndahiro. Rimwe mu mfu z'abantu bavumwe kubwo kurenga indahiro n'urwo rupfu rurimo rwo kwiyahura. Zimwe mu mfu z'umuvumo no kwiyahura birimo. Abantu barabyumva ngo ingabo zirongera zirababara ziravuga ziti none se nyakubaho ko wanze ko twica Abusalomo none nuriya musivile nawe ugututse nabwo uranga ko tumwica reka nawe tumwica ugututse ntagatuke databuja turi kumwe. Dawidi arabare baravuga ati se we ko ndi kumva umuganda wanya ari ukwica gusa ibintu byose umuntu uvuze azapfa hasigara ndi uraba simura muziziki kubera ko agututse. Nese kubantutse ahita apfa atari ko tegeka tumwice. Dawidi arababwira atari ko mwebwe ubu se aruri ya rubanda nuwo nibyariye wanyirukanye ku ngoma muri kubona uwanyirukanye ku ngoma nanze kwapfa undutse by'amagambo se niwe ndemera kwapfa mumureke yitukire. Ariko Imana iri mu ijuru izareba inabi ngiriwe inyiture neza. Ibintu bidashobora benshi abantu benshi ku isi ni ukwihorera. Umwe yaguteze akagusha wehe iyo umubonye uhita ariko Dawidi yarateye ku buryo avuga ati Imana yo mu ijuru mumureka ntuke
Imana irabizi ko mushoboye, irabizi ko mvuze ngo apfa yahita apfa, ariko mumureke yitukire. Imana izareba inabi yangiriye nayo inyitura neza. Ngo iryo jambo Dawidi avuze rikora Imana ku mutima. Ngo baramureka baragenda. Ngo Shimeyi aca mu mabanga y'imisozi amutuka. Avuga ati genda wowe, genda atukana. Dawidi aragenda. Ngo ahantu Dawidi yacumbitse iryo joro yaraharaye. Ngo iryo joro Uwiteka aramubonekera. Agira gute? Amusanga aho aryamye. Aravuga ngo Dawidi mwana wanje, ninjye wabigizemo uruhare ngo ugeragezwe. Nagiraga ngo ngupime ndebe ko imbabazi zawe za kera uzisazanye. Narimbiriye inyuma, ntago Shimeyi yapfa kugutuka. Nagiraga ngo ndebe ko ukigira ubuntu nka kera, ariko nakuvivuye 10/10. Dawidi ati vuga n'ikindi Imana avuga ngo kandi namaze kwanzura kutagomba kurara mu gihuru kandi uri umwami. Ngusubije no ku ngoma. Ngusubije ku ngoma. Muvuge ngo poromosiyo. Ngo Imana ibwiye Dawidi ko asubiye ku ngoma. Ngo Dawidi ubwoba buramufata. Ngo atekereza ukuntu arasubira ku ngoma umwana we aho araje. Ngo mu gitondo arabyuka abwira ingabo ati mubyuke mbabwire uko Uwiteka yavuganye nanjye. Atavuganye nanjye ko uyu munsi turarara i Yerusalemu. Ingabo ze ziti none ubwo tugiye mu ntambara. Ati ahubwo mwatinze kuyitangiza. Ubu uyu munsi turahura n'ingabo za Abusalomu. Ati cyane Uwiteka yambwiye ko arabana namwe, ariko ubwo Uwiteka yavuze ko ari bubane namwe nabimenye ubwo muratsinda, ariko intambara mwayitsinda mutayitsinda. Ndabizi neza Uwiteka ubwo ari kumwe namwe nta gukeka murayitsinda, ariko muyitsinda umwana wanje adapfuye. Ngo bayitsinda umwana we atagize gute? Bwira uwo muri kumute ntibyashoboka. Ntago bishoboka. Arabivuga nk'umubyeyi, ingabo zibyumve nk'ingabo. Ariko reka mbabwira, Imana yari yamaze kubyanzura ko Abusalomu agomba kuzira ico yakoze, kuko yahangaye umubyeyi we. Hari ibintu abantu batakwitura, bataguhana, ariko Imana ikabiguhanira. Ingabo ngo zahagiragiye ku rugamba, ngo zigenda. Dawidi avuze ngo umuntu uri bwica umwana wanje amenye ko nagera hano nanjye ndahita mwica. Ngo bagiye mu ntambara barayirwana, narabisomye. Ngo Abusalomu yahagararana n'ingabo 100, ingabo 99 nawe ari uw'100. Ngo bakarasa ingabo akabona ni usigaye gusa. Ngo ingabo zose zirashira, abona warasigaye. Niba araketse ko ari ukumutinya, niba araketse ko ari ukumenya gukwepa, niba araketse ko ari ukumuhusha, ariko ngo ubwoba buramutaha. Aravuga ati ubwari nje usigaye, ninje usigaye gupfa. Ngo ahita afata inyumbu ye arayurira, arahunga ngo atahe. Ariko kuko Imana yari igambiriye gukemura ikibazo burundu cya Dawidi, neje atazongera, neje atazagira gute? Atazongera. Iyo nyumbu yarariho, ngo yanyuze mu ishamba. Mu ishamba rero Imana yari yabonye ko ingabo zose zamutinya kumukoraho, zamutinya. Hari umuntu abona ateye igitinyiro akagira ngo n'Imana yamutinya. Reka nkubwire, hari ubona abantu bagutinya ukagira ngo n'Imana iragutinya. Imana nta muntu itinya. Imana nta muntu itinya. Kandi kugira ngo umenye ko Imana iteye ubwoba, iyo weho ukomeye ntage gufatisha bimu, ntage gufata mu rwego rukomeye, igufata mu rwego rworoheje. Kuko nta muntu n'umwe uri mwisi Imana yakoresha imbaraga z'umurengera ngo imufate. Nta n'umwe. Mbabwiye ikintu cya Abusalomu yari yatitije abantu benshi. No mu ishuri aba teologiya bamusobanura bavuga ko yagiraga amahane cyane, yari umuntu w'umunyamahane Abusalomu. Ariko Imana iri mu ijuru ngo yanzure ko agomba gupfa. Ngo yurira inyumba, ngo yigenda mu ishamba. Ngo hafi muri iryo shamba ngo hari hacukuyemo icyo bita ibyobo. Ibyobo ni nka kave, ni fosi.
kubicukuye aho mu ishyamba. Inyumbu rero kuko ituma y'umwuka ikamenya aho umwuka ugeze kure, ngo itumye y'umwuka yumva uragiye ihita umenya ko aho hafi hari icyobo. Inyumba iva nk'ahantu irasimbuka aho hafi ho mwicaye. Mu gusimbuka kuko yari iri ku mugongo, naho kumba Imana ngo yamanuye ibyatsi bita imikeri. Imikeri murayizi? Ni ibyatsi biba mu ishyamba bifite amashubi bifata imyenda y'umuntu, bigenda bifata. Iyo mikeri rero Abusalomo ngo yari mwiza inyuma, ariko imbere yari mubi. Ngo yari mwiza, arafite uburanga. Ngo mu Bisirayeli bose ngo yagiraga imisatsi nk'iy'abagore kandi ari umugabo. Ngo imisatsi ye ngo yari ivuye ku mutwe ngo igakora mu mugongo igakora ku kibuno cy'inyuma. Uko rero iyo nyumbu ngo yarambutse isimbutse, ubwo birumvikanira muzamura ku mugongo, imisatsi ye ihita izamuka ifatwa mu mikeri yo hejuru. Inyumba ihita igenda, Abusalomo asigara yerera mu biti anagana. Abagereranya baravuga ngo Yesu ngo na Abusalomo ngo nibo baguye hagati y'isi n'ijuru. Ntiyaguye mu ijuru, ntiyaguye no mu isi, ariko Yesu we yahise yigira mu ijuru. Abusalomo ngo asigara anagana mu biti, inyumba irataha, inyumba itaha iri yonyine. Ingabo zose kuko zari zamutinye, Imana imwereka yo kwitageze gute, itamutinye. Imikeri iramufata. Kubera iki imikeri yamufashe? Nuko Dawidi yari yavuze ngo umuntu uri bwice umwana we nawe aramwica. None ndagira ngo nkubaze ngo imikeri arayitwara iki? Ndagutangariza ko uburinzi bwose ukeka bukuriho utabuza Imana kugufata. Uburinzi bwose ukeka ufite ntibwabuza Imana kugufata. Imana yagufatisha ibintu batenda kwitabisha urukiko. Imana yagufata mu rwego rukomeye ku buryo nta na nkete bakora, ibintu bitagira nkete. Kuko batese none apfuye ate batanyereye ku makaro. Ninde se umufasha? Afashwe n'umusonga. Ninde se ibyo se bakwandika iki mu bugenzacyaha? N'ibintu bitagira dosiye. Imana igufashe gufatisha ibintu ku buryo nta muntu uri bukurikirane urupfu rwawe, ku buryo no kugushingura utera ubute abantu baje impaka, ku buryo umurambo wawe wirirwa bawubungana. Tumanze turebe, abo ni abantu bagiye bagomera Imana, bagiye barenga ku ndahiro, barahiriye Imana. Abusalomo ngo birangira uko kwerera aho ngaho, ngo havamo umusirikare umwe ngo w'intarutsi watatanya n'abandi, ngo mukureba ngo abona Abusalomo ngo abona ari kwerera, ngo arihuta aja kubwira uwitwa Yowabu ati Abusalomo ndamubonye ari kwerera ariko yapfuye. Ngo yagize gute? Yapfuye. Undi ati nta no kumutika uricuma, ati nirigwe nishyiraho urubanza kandi yapfuye. Ngo barataha babwira Dawidi bati intsinzi yabonetse ariko n'umuhungu wawe yapfuye. Dawidi ararira cyane, ararira, aravuga ati ubu sinzi maze ku mwana wanje yapfuye. Ngo haza uwitwa Yowabu aramubwira ati nyakubahwa, twizere ko ayo marero urukwiririsha atariyo. Umuhungu wawe yaturazaga gwa ntambi yagukuye no ku ngoma none arapfukarira. Dawidi atoya we, nari mfite uko natabagwa ariko agihumeka. Yowabu ngo ahita abwira Dawidi ati ubu tuvugana hanagura amarira kandi ugaragaza ko nta cyabaye, dusubira ibwami. Imana yakoze ibyo igomba kugira gute gukora, ntihagire n'umuntu umenya ko wari uri kurira. Dawidi ahanagura amarira basubira i Yerusalemu. Hahita hatangazwa itangazo rivuga ngo umwami asubiye ku ngoma. Umwami asubiye he? Asubiye ku ngoma. Rero ngo inkuru irataha, radiyo zirabivuga, televiziyo zirabivuga. Uwitwa Shimeyi baramubwira bati uraje he ko asubiye ku ngoma ko wamututse? Uraje he ko nyakubahwa abonye poromosiyo asubiye ku ngoma? Shimeyi we, Shimeyi ati ndabigenza gute ko kubunda jahe? Namubwiye ko ntacyo yaba cyo, namubwiye ko ntacyo ari cyo, namubwiye. Shimeyi aravuga ati ariko Dawidi ndamuzi, ngiye kumusabira imbabazi kuri Yorodani. Ngo arihuta mutanga kuri Yorodani. Ngo aramubwira ati nyakubahwa, ati felicitation. Dawidi ati merci beaucoup.
ati kandi ikindi ati umuganda wa mbere tuzawukora n'uwa kabiri ati humura ati ragutabaye uwo mututse ni wongeye Dawidi aramureba abandi bati kubita ni gututa Dawidi ati no ntago nkwiriye gutangira kwica nanje Imana insubije amahirwe ntago kunguko ari byo ibi ntari byo tugomba gukora haleluya haleluya kimwe mu bintu byerekana umuntu zaramba ku ngoma ntago muri kubyumva nabisomye muri Bibiliya Dawidi aravuga ati nanje ntabwo nagera ku ngoma ngo ntangire kumena amaraso nanje Imana impaye amahirwe nanje nari mfite ibyanyica byinshi ariko Imana yarabindinze n'uyu nabeho n'uyu nagire gute abandi bavuga amakosa ye n'ibyabyo batakwiriye gufata no leta dushizeho n'iy'ubumwe abantu bose bagire gute babeho tugize n'umugisha arihanye ageze gute singuyu se arihanye abandi batinya kubaho wakuraho umwanda warangiza Dawidi ati no mureke ngenda ahubwo abandi bati none yatutse arabatamwisha aritwe tumwica barakomeza baje Yerusalemu Shimeyi abaho ngaho igihe kiragera Dawidi arasaza agera mu zabukuru kanihute ashaje muri iyo minsi yaraherutse kubyara umwana witwa Salomo bivuga Shalomo bisobanura amahoro yari yabyaye umwana mu gihe cy'amahoro kandi Salomo ndagira ngo mbabwire ko Dawidi ashushanya Imana Salomo ashushanya Yesu Salomo mu buzima bwe niwe mwami wayoboye Isirayeli kuva aho yagiriyeho naho yaviriyeho Isirayeli ntiyigeze igira intambara bivuga ngo ubwami bwe bwabaye ubw'amahoro kandi Isirayeli yakize mu gihe cya Salomo ariko mu gihe cya se yari yarakenye kuko igihe cya se ise yabayeho mu buzima bw'intambara gusa mu gihe cy'intambara igihugu kiba gikenye ariko mu gihe cy'amahoro igihugu gitera imbere Salomo Dawidi baramubyaye amubyaye yari yarabyaye n'abandi bana ariko abo bana bandi bicwa n'ibyaha byabo yabyaye uwitwa Amunoni agirira ari mushiki we aramuviyora bituma apfa icya kabiri uwa kabiri na Aduniya ubwo Salomo we yarapfuye n'uwa kabiri uwa gatatu na Aduniya nawe yasabye umugore wa se ngo amurongore icya kabiri ashaka kwimika ku bwa Salomo bituma Salomo amwica ibyo byose ni ibintu bituma ugomba gupfa aramwica hasigara nde Salomo uyu nguyu ngo Dawidi yaravuze ngo baramubajije ngo ninde uzagusimbura ukiriho muvuge aravuga ngo mujane Salomo mumwicaze ku nyumbu yanje agenda arahirire ko azayobora Isirayeli Salomo ahita arahira ko azayobora Isirayeli avuye yaragaruka Dawidi ngo amufata mu kiganza aramubwira ngo Salomo mwana wanje ujye umenya Imana yaso uzaba umugabo nyamugabo uyikorere n'umutima wawe utunganye uzabashishwa byose ariko umuharomize aramubwira ngo reka ngubwire abantu uzitondera ngubwire n'abantu uzafata neza amubwira abantu batatu bangahe batatu aramubwira ati cyambere umugabo witwa Barizirayi witwa nde Barizirayi yange muri imitsima ndahitwa Mahanayimu mbabaye cyane ngiye kumugirira neza nsanga yararwaye atakiryoherwa n'ibiryoshe amapiyese yarapfuye ariko ndababara kuko nari nkwiye kumwitura ibyiza yakoze aha naho reka mpavugeho nihuta ndagira ngo mbabwire dufite abantu bagiye bakora ibintu byiza ariko bukeye bagapfa kubijya ingororano zisanga barapfuye ingororano zisanga barapfuye bene abo rero yari umwami w'inyangamugayo azitura abo babyaye muri kubyumva se Barizirayi we aho bibereye bibi umwami yashatse kumugirira neza atarapfa mu buryo bw'umubiri yari yarapfuye mu buryo bw'umwuka yaragihumeka gihagaze muzabisoma muri Samweli wa kabiri rwandiko rwa mu gitabo cya kabiri cya Samweli 19
ngo umwami yashatse kumugira neza abarizera aramubwira ati sinkiryoherwa n'ibiryoshe sincumva amajwi y'abaririmbyi sinkireba amaso yanjye ngo menye wicaye n'uhagaze sincumva mbese ibintu byinshi. Dawidi aramubwira ati none se nabigenza gute mba nkugiriye neza? Aravuga ati ariko abana be uzabagirire neza ku ngoma yawe. Salomo abyandika muri agenda. Aravuga ati ariko hari n'ikindi, ati hari undi mugabo witwa Yowabu. Yowabu nawe yishe amaraso atariho urubanza, yica Abuneri, yica nde? Kandi kimwe mu bintu agomba kuzira, yamwishe mu gihe cy'amahoro. Yamwishe mu gihe, urumva idosiye, yamwishe mu gihe ntabwo bari mu ntambara wenda ngo bari kurwana, yamwishe mu gihe cy'amahoro. Uwo nawe ntazabarwa ko utariho urubanza. Uwa gatatu umbabarira umugabo witwa Shimeyi, yantutse utaravuka. Yantutse utaravuka, ntabyo uzi wowe. Salomo ati si mwaba mwarabifashe kuri CD mukabinyumvisha. Ati ntabiri kuri